dushya n'ibitangaza, tumenye impamvu zo kubaho kwacu, dusobanukirwa amateka duhereye ku mateka y'u Rwanda. Ntucikwe n'ikiganiro Umurage n'amateka Jado Dukuze kuri Radio 10. Mu Rwanda amaso menshi ahanzwe imikino ya CHAN iri kubera muri iki gihugu. Ahari none natwe ntabwo turi bujye kure imikino mu kiganiro cya none. Jody Pickett muri 19 minutes yaje gutangaza ati nujya gutangira inzira yo kwihorera uzabanza ucukura imve ebyiri nini. Aho banza yarabwiraga abakongomani barimo kurota kwihorera kurwana nyuma yo kubandagariza Rubavu. Ku rundi ruhande ariko ngo nubwo kwihorera ari ijambo ryakirwa nabi na bamwe, ngo burya rishobora kuba inzira yo gutuza k'umutima no kwigobotora ingoyi y'umujinya. Ibi ariko siko Mahatma Gandhi abyumva, kuko kuri we ngo ijisho nirihorerwa irindi isi yose izahinduka impumyi. An eye for an eye will only make the whole world blind. Amasaha nk'aya kuri Radio 10 ubusanzwe ukurikirana ikiganiro Umurage n'amateka, n'uyu munsi nta cyahindutse. None turakuganiriza ku cyo kwihorera byakoze, ni mu gitero cy'umujinya w'umuranduranzuzi w'Imana, Operation Wrath of God. Iki ni igikorwa cyo kwihorera Abanyayisiraheli babikishije mu kigo cyabo cy'ubutasi cya Mossad bakoreye abantu bose bari nyuma y'urupfu rw'abakinnyi babo 11 biciye mu mikino Olympique yaberaga i Munich hari mu mwaka wa 1922. Nk'uko bisanzwe njye ndi Jado Dukuze. Ni Umurage n'amateka kuva tariki 26 Kanama kugeza kwa 11 Nzeri 1922 mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Munich habereye imikino Olympique yitabiriwe n'ibihugu biturutse impande zose z'isi. Aha harimo na Israeli. Yari inshuro ya kabiri Ubudage bwakira imikino Olympique nyuma yari yahabereye mu mwaka wa 1936 ubwo iki gihugu cyayoborwaga n'umunyagitugu Adolf Hitler. Abategura imikino bashakaga kugarurira Ubudage isura nziza mu bijyanye no gutegura imikino, cyane ko yari yararanzwe no gukwirakwiza ingengabitekerezo y'abanazi na politiki ya Hitler icyo gihe. Iyi yaje no kubyara intambara ya kabiri y'isi. Nubwo Ubudage bwari bwakoze iyo bwabaga ngo bwongere kugarurirwa icyizere n'isi y'imikino, ngo umutekano w'abayitabiriye warakemangwaga. Nk'uko bigaragara mu gitabo cya Wolf Alexander When the Terror Began, benshi mu bari muri iyi mikino bashoboraga gusohoka uko bishakiye bakagenda ndetse bakagaruka nta mususu, nta musirikare cyangwa undi wese witwaje imbunda ari mu barinzi bari muri iyi mikino, ahubwo itsinda ry'abantu 200 badafite intwaro nibo bari baratoranyijwe ngo bakurikirane umutekano w'abitabiriye imikino Olympique. Kubera ko bashinzwe umutekano bitwaje intwaro byateye ikikango wari uyoboye delegation ya Israel, Shmuel Lakin. Aha ni na mbere y'uko abakinnyi bahagera. Ikindi kitaje gushimisha uyu mugabo ni ahantu ikipe ya Israel yaje gutuzwa. Iyi kipe ngo yabaga mu nyubako yitaruye yegereye umuryango usohoka. Aha Shmuel yabonaga ko byoroshye ko yaterwa n'abantu baturutse hanze. Abayobozi ba leta y'Ubudage bari barejeje uyu mugabo ko azashyirwaho itsinda ryihariye ry'abasirikari bazita kuri ikipe ya Israel. Ibi ariko bishobora kuba bitarakozwe. Mu cyumweru cya kabiri cy'imikino abakinnyi bari baturutse muri Israel bari basohotse mu ijoro bishimira ko imikino irimo kugenda, aho basangiraga n'umukinnyi w'amafilme kuva muri iki gihugu Shmuel Rudensky ni mbere yo gusubira aho barara. Aha hari mu ijoro ryo kwa mbere tariki ya 4 Nzeri rishyira tariki ya 5. Mu rukerera rwa tariki ya 5 ku isi y'isa 10 zo mu museke, abantu 8 bo mu itsinda ry'umutwe w'Abanyapalestina uzwi nka Black September baje kwinjira aho Abanyayisiraheli bari ni nyuma yo kumara iminsi bategura kubashimuta. Jamal Al-Ghashi yari umwe muri abo Banyapalestina 8, akaba nawe waje kurokoka kugeza ubu. واتجهنا الى المقر اللي حسب المعلومات الاوتيل اللي احنا njye n'abandi babiri twagiye mu Budage tuvuye muri Libya iminsi 2 imbere y'uko biba. Twagiye twerekeza muri hoteli ubuyobozi bwari bwaratubwiye. Aha twahahuriye n'abandi basore, itsinda ry'abasore 3 n'abayobozi 2 bo bari bamaze iminsi mu Budage. Umunsi wakurikiye njye na mugenzi wanjye twagiye kwirebera imwe mu mikino ya volleyball. Kugeza ubwo twari tutarabwirwa ikituzanye mu Budage. صار عندي اندفاع على هاي اللي راح انفذه انا. فرحنا ليلتها تعشينا في مطعم المحطة القطار واجا قائد العملية. Mu ijoro ry'igikorwa twagiye muri restaurant yari yegereye aho gari ya moshi zihagarara. Aha niho twahuriye n'umuyobozi wa byose.
aho ku nshuro ya mbere yazaga kuduhishurira ikituzanye aho ngaho. Numvise ari iby'agaciro kanini. Ku nshuro ya mbere ngiye guhangana n'abanyayisiraheli, pasiporo n'ibindi bituranga bahise babitwaka ku buryo nta muntu wari bumenye aho tubarizwa. أخذ كل شيء وثائق منا من جوازات سفر ومصاري وكل وثائق حتى ما يكون مؤشر أو يترك بصمات لنا يعني. فتوجهنا إلى قرية الرياضية. ni ikiganiro umurage n'amateka. Kuri uyu munsi twakuganira ku gitero cyiswe umujinya w'umuranduranduzi w'Imana, Operation Wrath of God. Ni igitero cyo kwihorera cyakozwe n'abanyesiraheli mu rwego rwo kwikiza umuntu wese wagize uruhare mu icwa ry'abakinnyi bayo bari mu mikino Olympique yabereye mu Munich mu Budage mu mwaka twagarutseho. Turacyari mu gikorwa nyamukuru cyo kwivugana abanyesiraheli. Ubwo iri tsinda ry'abanyapalestina ryinjiraga abanyesiraheli bari bakambitse muri imikino ngo ryitwaje bamwe mu bakinnyi bari baturutse mu bindi bihugu, akaba nabo bababwiye aho abanyesiraheli bari. Kuri aya masaha abanyesiraheli bari baryamye. Umwe mu basifuzi w'umukino wo gukirana, Umuyahudi Yosef Gufland, yaje gukangurwa n'urusaku rw'aba bagabo binjiraga mu nyubako bari barimo. Ku ntango uyu yabanje gukeka ko ari mugenzi we utashye. Aha ariko yaje kwitegereza neza, abona abantu bambaye uduhisha amasura, mask, kandi bafite ibirwanisho binjira mu nzu barimo. Uyu yahise akangura bagenzi be byihuse, ari nakahagarara ku muryango yizera ko ibiro by'130 bitari bufe guhigikwa n'ubonetse wese. Ibi byatumye mugenzi we bari kumwe Tuvia Sokolovski abona umwanya wo gucika. Aha kandi undi munyayisiraheli wari uri hafi ni umutoza nawe w'umukino wo gukirana, Moshe Weinberg, wahise ashaka kurwana n'abagabo bari bitwaje intwaro, gusa ntiyahirwa kuko bahise bamurasa kwitama, ni nako kumubaza aho bagenzi be baherereye. Ariko yaje kubarenza inyubako ya kabiri arimo abakinnyi benshi bakina imikino yo gusiganwa ku maguru, ababeshya ko barimo atari abanyesiraheli, niko kubajyana ku nyubako yarimo abakinnyi 6 bakina umukino wo gukirana, wrestling. Kubajyana aha Moshe Weinberg yatekerezaga ko abo basore be bari burwane n'ibi byihebe, gusa kubw'amahirwe make basanze bagisinziriye, niko kubafata mpiri. Ubwo bakurwaga mu nyubako barimo bajyanwa aho batoza babo bari bari, Weinberg wari warashwe kwitama yashatse kongera guhangana n'abo banyapalestina, maze biza no gutuma umwe mu bakinnyi be Gad Tsoba aratoroka. Narabyutse njya hanze, gusa nisanga imbere y'ikihebe cyambaye imyenda y'umukara n'umuhondo. Nisanze ndi imbere y'ibyihebe, inshuti zanjye zari zinkurikiye zubitse imitwe. Nari meze nk'utazi yondi, ubwo nazaga gusobanukirwa n'ibiri kuba. Ni igihe nisanze ndi imbere y'ikindi kihebe, cyese kimbwira kunyura mu yindi nzira. Ubwo cyambwiraga ibyo, nahise nkegera maze ntyaka Kalashnikov, mpita niruka. Numvishe amasasu nk'inshuro 3, ariko ntabwo nigeze nyitaho. Narirutse mpita njya mu yindi nyubako. ואני מקבל שוק ומזיע קצת, מתקרב אליו עם ראש נמוך. Mu gihe Tsoba yarimo yiruka kibuno mpamaguru, Weinberg yaje gukubita umwe mu bashimusa abura ubwenge, ari nako ndamutera icyuma. Gusa nawe ntiyarenza aho kuko yahise araswaho urufaya rw'amasasu kugeza asanze abasekuruza be Abrahamu na Yakobo iyo bari. Undi mukinnyi Yosef Romano wari waje gukina mu baterura ibiro byinshi, uyu wanarwanya intambara y'iminsi 6, nawe yakomerekeje umwe muri abo barushimusi, ari nako nawe ahita araswa akicwa. Aba bagabo bari basigaranye n'imboho 9. Ibi byihebe byahise bishyira hanze ubusabe bwabo. Icyo bashakaga ni uko leta ya Israel yabohora imbohe 134 zirimo abanyapalestina ndetse n'abandi batari abarabu bari bafungiye muri icyo gihugu. Aba kandi basabye ko Ubudage bwarekura ibyihebe bibiri by'Abadage byari bifungiye muri iki gihugu cy'Ubudage. Aba barushimusi baje kujugunya umurambo w'umwe mu mbohe bari bishe mu kwerekana ko nta mikino bafite. Igisubizo cya Israel cyari kimwe, ntabwo twiteguye kuganira n'ibyihebe, cyane ko leta y'iki gihugu yatangazaga ko baramutse bashatse kuganira n'ibyihebe byatuma bikomeza gushekerwa, bikazajya bihora bishimuta abanyesiraheli bari hirya no hino ku isi. Aha byaje gutangazwa ko leta y'Ubudage yaba yaranze ko Israel yohereza itsinda ry'ingabo zidasanzwe zagombaga kubohora aba baturage bayo bari bashimutiye mu Budage. Ibi ariko Ubudage bwaje kubihakana nyuma. Aha nkuko itangazamakuru ryaje kubitangaza ngo iki gikorwa cyashyize igitutu kuri politiki y'igihugu y'Ubudage, cyane ko abashimutswe bari Abayahudi kandi nta gihe kinini cyari gishize bakoreye jenoside muri iki gihugu.
Ubudage bwagerageje ibishoboka ngo izi mbohe zirekurwe, harimo no kwemerera abarushimusi akayabo k'amafaranga atagira ingano. Ayahise yangwa. Icyifuzo cyabo cyari irekurwa rya bagenzi babo cyangwa se abayahudi bakicwa. Ngiyo babivugaga nta mikino babaga bafite, nk'uko Walter Troger, meya w'aho abakinnyi babarizwaga, yaje kubitangaza nyuma. Nabifashe nk'ibintu bikaze kuko nanjye aho narindi babaga bantunze imbunda, aho nka mashini gane 2 cyangwa se 3 zabaga zitunze kuri nge, ndetse n'umuyobozi w'ibyihebe afite grenade mu ntoki buri gihe uko twabaga tuvugana. Nyuma yo kwanga ibyifuzo byatangwaga n'Abadage, barushimusi basabye indege bakora mu Budage kabajyana mu gihugu kimwe cy'Abarabu. Aba bahisemo Misiri. Ubudage bwarabibemereye, ndetse ariko bitabona tekereza uburyo bwaheraho kubohoza izi mbohe. Niko gushyira abasirikare ba mudahusha snipers ku kibuga cy'indege ngo baze guhita barasiba ibyihebe, ari nako babohora izo mbohe. Aba basirikare ariko ntabwo bari barabitojwe, ndetse ntacyo bakoze, bityo gahunda yose yari yapanzwe na leta y'Ubudage irapfa. Biza kurangira ibyihebe birashe imbohe zose uko ari 9, ndetse nabyo 5 biricwa, ari nako ibindi 3 bifatwa mpiri. Muri abo banyayisiraheli bishwe harimo umwarimu w'umukino wo gukozanyaho udukota, fencing. Uyu ni Andre Spitzer, wari warashatse umugore w'umuholandikazi Ankie Split. Uyu yamusiganye umwana w'amezi make. Ankie yavuze ko umugabo we yari agatangaza cyane ko yashakaga kubana n'abantu bose amahoro, ariko urupfu rwe uyu mugore yaje kurugiramo uruhare atabiteganyije. After one of the competitions he said, "Hey, there is the Lebanese." Nyuma y'umunsi umwe w'irushanwa twagiye twumva aravuze ngo dore ikipe ya Liban, reka njye kubasuhuza. Njye kuko navaga mu Buholandi naramubwiye ni warasaze, nuzi ko ari abanyaribani kandi Liban ikaba yari mu ntambara na Israel. Nyuma arambwira ati, Anki, ibyo ni iby'imikino Olympique ivuga, ngomba kujya kuganira nabo tugasabana. Rero yahise ajya kubareba, atangira kubabaza ati bimeze bite, ese muratsinda? Njye nkomoka muri Israel, bimeze gute? Icyaje kuntungura nuko nabo bamushubije neza baganira, nawe bakamubaza uko barimo kwitwara. Sinzibagirwa ubwo yagarukagaho narindi arimo amwenyura, maze akambwira turabibona, ibi nibyo nahoraga ndota. Nyuma y'icyumweru cy'imikino, ubwo Andre yarangije imikino ye, yaje kujyana n'umugore we Ankie mu gihugu cy'Ubuholandi. Gusa yagomba kumara iminsi mike agasubira mu gihugu cy'Ubudage, aho yagombaga gusanga bagenzi be. Mu ijoro rishira ryo gusubirayo ngo yarabwira amagambo meza umugore we. So the next morning at 10 o'clock he had to take the train back to Munich. Umunsi wakurikiyeho yagombaga gutega gari ya moshi agasubira i Munich. Gusa yaje kubyuka atinze, maze tugeze muri gare dusanga yamusize. Narababaye kuko nakekaga ko bigiye kumushyira mu byago, kuko bari bamutegereje. Gusa yahise avuga ati, nta kibazo mukundwa, tugiye kumarana undi munsi. Maze ndavuga ni oya, reka tugerageze indi gari ya moshi iri nko mu birometero 45. Twahise tuherekeza aho Eindhoven aba ariho ahagurukira. Nta tike twari twaguze, kandi gari ya moshi yiteguraga kugenda. Ndibuka ukuntu twayirutseho, maze birangira agiye. Yari inshuro ya nyuma mubona. Ijoro uyu mugabo yasubiriyemo i Munich niryo yaje gushimutirwamo. Nyuma y'uko ibi byose bibaye, imikino ku nshuro mbere yabaye ihagaritswe. Ni nyuma y'aho benshi bari banenze komite Olympique yari yahisemo kuyikomeza. Aha hashyizweho igikorwa cyo kwibuka abo bakinnyi bapfuye, cyitabuye n'abantu 80 baturutse impande zose, barimo n'imiryango y'abaguye muri ubu bwicanyi. Aba babyitabiriye harimo umugore wa Andre witwaga Ankie, hakabamo n'umubyeyi wa Moshe Weinberg wapfuye arwana n'abanzi, ndetse n'umubyara w'uyu mugabo Carmel Eliash. Muri iki kiri ariko Eliash yaje gufatwa n'umutima, ndetse ahita yitaba Imana. Nyuma y'impaka ndende imikino yaje gusubukurwa, ariko abakinnyi ba Israel bari barokotse bo bahise babivamo, batega izihuse bisubirira iwabo. Mu bandi bagiye barimo abakinnyi baturutse mu bihugu by'Ubuholandi, Misiri, Algeria, Norvege n'ahandi. Umwe mu bahise bitahira ni umunyamerika wirukanka ku maguru Ken Moore. Uyu yaje gutangaza nyuma ku mpamvu yatumye yikora mu irushanwa, niko kugira ati, biroroshye, twaje hano dutumiye mu birori, kandi iyo utumiye mu birori hanyuma hakaza umuntu akica abantu, niye mpamvu wahaguma? Ku rundi ruhande, ibyihe bitatu byari mu itsinda ryashimuse abanyayisiraheli byakomeje gufungirwa mu Budage. Ibi ariko ntabwo byafunzwe igihe kirekire,
kuko bigenzi byabyo byahise bishimuta indege y'Abadage maze ibi bihita birekurwa nk'ingurane. Iki kintu ntabwo cyashimishije na gato abanya-Israheli, niko gutangira gutekereza kwerekana uko Imana irakara, kwihorera ku muntu wese wagize uruhare mu iyicwa ry'abanya-Israheli, nyamara bari baje gushakira ibyishimo abandi bene igihugu. Operation Wrath of God itangira ubwo. Minisitiri w'intebe wa Israel ubwo Madame Gold Meir yaje gushinga komite X rikaba itsinda ry'abantu bamwe bari muri guverinoma barimo we, hakabamo minisitiri w'ingabo ndetse n'umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi cya Mossad. Iyi komite yaje gufata umwanzuro ko kugira ngo habe gasopo ku wundi muntu wese ushaka kuzigereza kuri Israel bagomba kubanza kwica uwo ari we wese wagize uruhare mu bwicanyi bwabereye mu Munich. Iki komite yabanje gukora no gushyira urutonde rw'abantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa. Urutonde bakaba bararukoze bifashishije bamwe mu batasi ba Mossad babarizwa mu mitwe y'iterabwoba y'Abanya-Palestine. Uru rutonde rwariho abantu bari hagati ya 20 na 35 bose ngo bagombaga kwishwa kandi ku buryo bimenywa na buri umwe wese. Mossad niyo yahawe misiyo yo kubahiga bukware ikabamesa. Iri tsinda ry'abicanyi ba Mossad ryashyizweho aho bakoreraga mu bihugu bitandukanye i Burayi. Amasaha menshi mbere yo kwica buri muntu babanzaga kohereza umuryango w'ururabo ndetse na carte postale yanditseho amagambo agira ati "A reminder, we do not forget or forgive." Ibi ni ukwibutsa ko tutajya twibagirwa cyangwa se tubabarira. Kwihorera byaratangiye hagati y'umwaka wa 1972 n'1988. Uwa mbere wishwe ni Wael Zawaita, umunyapalestina byavugwa ko ahagarariye ishyaka rya Yasser Arafat mu Butaliyani. Uyu Mossad yamutegereje avuye kurya niko kumurasa amasasu 12 arasirwiraho makwa papa. Uwa kabiri yari Mahmoud Hamshari ku bwa Mossad ngo niwe wari ukuriye ishyaka ry'abanyapalestina mu Bufaransa. Israel kandi yumvaga ko ari wari uhagarariye umutwe wa Black September mu Bufaransa. Ahangaha Mossad yaje gukoresha umugabo wigize umunyamakuru w'Umutaliyani maze uyu mugabo baza kumurindagiza bamukora mu nyubako ye niko kuyinjiramo bayitegamo igisasu bateze muri telefone yo mu nzu. Nyuma y'iminsi mike wa munyamakuru yaje guhamagara uyu Hamshari amubaza niba koko ari we bavugana, nawe ati "Ninjye Hamshari ntiwibeshye." Mossad niko gukora ku rusinga ya bombe ishwanyaguza uyu mugabo ariko ntiyahita apfa, ndetse aza no kubwira polisi yo mu Faransa kaga yahuye nako mbere yo kugwa mu bitaro mu byumweru byakurikiye. Mossad yaje kumukurikiza irindi sinzi ry'abanyapalestina babarizwaga mu Bufaransa. Mu ijoro rimwe ryo muri Mutarama 1973 umunya-Yordania Hussein al-Bashar wari uhagarariye ishyaka rya Yasser Arafat muri Chypre yaje kuzimya amatara y'icyumba cya hoteli yari arimo muri Nicosia. Uyu yaje guhita yakira urumuri atakije dore ko igitanda cye cyari gitezweho bombe yahise imuturikana. Uyu mu indi mpamvu yatumye yicwa ngo nuko yakoranaga hafi n'ikigo cy'ubutasi cy'Abarusiya KGB. Basil al-Kubaisi, umwarimu wigishaga muri kaminuza y'Abanyamerika ya Liban, nawe yaje kwicwa nyuma ya Mossad iketse ko rumwe mu bahaga imbunda wa mutwe wa Black September wivuganye abakinnyi b'abanya-Israheli. Cyo kimwe na bagenzi be nawe yaje kuraswa inshuro 12 zerekana imiryango 12 y'abanya-Israheli. Aha ariko batatu mu bari kuri liste y'abo Mossad yagombaga kwica ngo bari barinzwe bikomeye aho biberaga mu nyubako ifite umutekano mwinshi mu gihugu cya Liban, ngo bo ntibyari byoroshye kubageraho. Ibi byatumye Israel itegura ikindi gitero yise igitero cy'umuhindo w'urubyiruko, Operation Spring of Youth. Aha ingabo zidasanzwe za Israel zahise zizanwa muri Liban zakirwa n'abakozi ba Mossad bazigeza mu mujyi ku mazi. Aha ngo niho igikorwa cyagombaga kubera. Izi zari zambaye nk'abasivili ndetse zimwe zigize abagore. Abo bahise binjira mu nyubako y'i Beirut bicaramo Mohamed Youssef al-Najjar wayoboraga ibikorwa byose bya gisirikare bya Black September, hishwamo Kamal Adwan wayoboraga ibikorwa bya gisirikare by'umutwe wa PLO ndetse na Kamal Nasser wavugiraga uyu mutwe. Muri iki gikorwa abapolisi bakuru bari bani babiri ndetse n'umugabo umwe w'Umutaliyani barishwe. Umwe mu bakomando ba Israel nawe yarakomeretse gusa. Irindi tsinda ry'abakomando ryo ryari ryerekeje ku bikorwa bya gisirikare by'iyi mitwe byabarizwaga muri iki gihugu cya Liban niko kubisenya ndetse bica n'abarwanyi bari hagati ya 12 n'ijana. Aba bose baguye muri iki gitero bisi cy'umuhindo w'urubyiruko. Iki kikaba kimwe mu bice by'igitero cy'umujinya w'umurandara nzuzi w'Imana. Imana yakomeje kurakara ndetse benshi bakomeza kwicwa, benshi uretse umwe witwa Ali Hassan Salameh bataziraga igikomangoma cy'umutuku.
uyu bivuga ko ari wacuze umugambi wo gushimuta abakinnyi b'abanyayisiraheli mu mikino olympique ya Munich bikanarangira bishwe. Nyuma y'umwaka ashakishwa, Mossad yaje kera kabaye gutekereza ko yamenya aho aherereye. Ibi byabaye tariki 21 Nyakanga 1973. Mossad yaje kurasa umugabo w'umunyamaroc Ahmed Bouchiki wari ufite aho ahuriye n'ibyabereye Munich. Gusohoha aya makuru Mossad akaba yaramwiteranyije na Salameh, igikomangoma cy'umutuku. Ibi byakurikiwe n'ifatwa rya bamwe mu bakozi ba Mossad aho bagera kuri 6 bazaga gufungwa na polisi ya Norvege ndetse bakaza guhamwa icyaha cyo kwica. Aha ariko abandi barimo n'umuyobozi wabo Michael Harari bashoboye gucika bisubirira muri Israel. Aba bakozi ba Mossad nabo baje kurekurwa nyuma basubizwa iwabo. Mu kwa mbere k'umwaka wa 1974 Mossad n'abakozi bayo baje kugera mu Busuwisi nyuma yo kubona amakuru kwitwa Salameh yaba noneho hari ndetse ko ari buze kubona n'abayobozi bamwe mu mutwe wa PLO wa Yasser Arafat. Aba ngo bagombaga guhurira mu rusengero. Abicanyi babiri ba Mossad binjiye mu rusengero ndetse basangamo abagabo 3. Umwe muri abo bagabo yashatse gukora ku mbunda ye maze biviramo abagenzi be bose guhita bicwa. Aba bicanyi ba Mossad ariko bashakishije Salameh ntibamubona, niko kubwirwa kureka iyo misiyo bagahunga maze nabo bagenda kibuno mpamaguru. Nyuma gato yibi abandi bakozi 3 ba Mossad bari Londres aho bari babwiye n'umuntu ko aza kubaha amakuru y'aho Salameh aherereye. Ubwo uyu muntu yangaga kwiyerekana, aba bakitse ko batizwa gatego niko kwisubirirayo. Aha ariko umwe muri aba bakozi yaje gukundana n'umugore, uyu ariko ntiyamenya ko ari umwicanyi waje no kumurasira mu cyumba cya hoteli. Mossad yaje gukurikirana uyu mugore niko kumwicira imbere yiwe mu Buholandi. Icyatangaje abicanyi ba Mossad ngo nuko bitandukanye n'abandi bishwe, uyu mugore ngo atigeze abasaba imbabazi ahubwo yabarebanaga iseseme mbere yuko bamwivugana. Ibi bikorwa bitandukanye byo gukurikirana Salameh ndetse no kumwibeshyaho ndetse n'ifatwa ry'abakozi ba Mossad byatumye minisitiri w'intebe wa Israel ashyira akadomo kuri iki gikorwa cyitiriwe umujinya w'Imana. Igikorwa cyarahagaritswe. Umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu haza minisitiri mushya w'intebe muri Israel Menachem Begin, niko kwibuka ko umujinya utarashira kuko hari abatari bakishwa kandi bari ku rutonde barangajwe imbere na Salameh, igikomangoma cy'umutuku. Mossad yatangiye kongera gukurikirana amajyanama ya Salameh iza kuvumbura ko yababarizwa i Beirut. Umwe mu batasi ba Mossad umugore warariyise Erika Chambers yaje kwinjira muri Libane kuri passport y'Abongereza. Uyu yaje kujya mu nyubako ubundi yari yegeranye naho Salameh yabaga. Aha yaje kwiyungaho n'abandi bakozi ba Mossad barimo abagabo 2, Roland na Peter, bari barigize Abongereza n'Abanyamerika. Aba bazanye imodoka ya Volkswagen niko kuyizanamo igisasu bayishyira hafi y'aho Salameh yanyuraga. Uyu mugabo yaje kuhanyura avuye mu modoka ya Chevrolet. Igisasu cyahise gituritswa ndetse nyuma y'imyaka n'imyaka Salameh, igikomangoma cy'umutuku, none haricwa gusa najyana n'inzira kanengane zirimo umwana w'umwongeza wari hafi aho ndetse n'umuganga w'Umudage. Aba bakozi ba Mossad bahise babura. Mossad icyari gisigaye no kwica imfungwa 3 zari zararekuwe n'Abadage ni nyuma yo gufatwa zikaguranwa indege y'Abadage yari yashimuswe n'ibyihebe, dore ko zari zimwe mu zisha abanyayisiraheli mu mikino Olympique. Izi zarimo Jamal Al-Gashey, Adnan Al-Gashey na Mohamed Safadi. Babiri muri bo baje kwicwa na Mossad mu myaka yakurikiye nyuma yo guhigwa bukware. Uwa gatatu, Jamal Al-Gashey, bivuga ko yaje guhungira muri Tunisia ndetse ubwa nyuma agaragara hari mu mwaka wa 1999 ubwo yatangaga ikiganiro twanahoze twumva yahaga umunyamakuru Kevin McDonald wayoboye filime documentaire One Day in September. Uyu amarengero ye ntawe yazi ubu ahari yanazanye na Tunisia muri Chad. Ibyihe byagerageje nabyo kwihorera kuri Israel gusa inshuro byabigezeho zari imbarwa. Israel ariko ikaba yarashinjwe gushyira imbaraga nyinshi muri iki gikorwa cy'umujinya w'Imana bikaza kurangira yibagiye kwicungira umutekano wayo, byanatumye yisanga iguye gituma n'ibitero by'Abarabu ni mu ntambara yo mu Kipuri yo mwaka wa 1973 twagarutseho mu minsi yashize. Gusa ariko ngo byari ngombwa kwihorera kuko umuryango w'Abanyayisiraheli wari wabajwe cyane n'amahano yagwiriye abaturage bayo bari baritabiriye imikino Olympique ya Munich mu Budage. My father, he was 5 times
his Olympic Games. Five times. papa yari inshuro ya gatanu akiri imikino olympique inshuro eshanu ni ikintu kidasanzwe yavukiye muri Pologne mu 1921 papa w'ubundi yari afite ibisekuru mu Budage hanyuma agakeka ko kubera ko bavugaga ikidage ahari nta kintu kizabaho mu ntambara y'isi umuryango wose wagumye muri Pologne ariko papa agira ubwoba ahungira mu Burusiya kuko yatinyaga ko bishobora gukomera byaje no kurangira umuryango we wose abavandimwe n'ababyeyi biciye muri Pologne niwe wenyine warokotse. And all the family, all his brothers and sisters and his parents were killed in Poland, so he was the only one who survived. I think it was very difficult for him. It was the memories. ndakeka byari bimukomereye pe cyane ko yakomezaga kwibuka ibyabaye umuryango we wamazwe n'Abadage mu by'ukuri byari bikimurimo ariko nanone nkeka ko cyari cyo gihe cyo kwereka Abadage ati ndagarutse aha mu mikino olympique rwose ntacyo mwakoze ndacyahagaze bwumva. It's Olympic Games and you couldn't really destroy me. ubuzima ngo buri gihe buhorana ibishya bubamo gutungurana rimwe na rimwe inzirakarengane zikahagendera ngo burya nta gahora gahanze nta kitagira iherezo gusa hari igihe ritaba ryiza nk'uko buri wese yabyifuje. ese urukundo Kirima yakundaga Karira ninde wari butekereze ko yari bwime Karinga ari uko bamubikiye urupfu rwe amahanga atagira ingano Napoleon yigaruriye ese byari bikwiye ko apfira kugarwa kanga n'urwara imyambi yose Alexander yarashe ababisha nyamara akaza kuziba ibiryo byo mu gasahane gato ngo n'intambara zitagira ingano Abanyesirayeli bari baratsindiyemo Abarabu ntabwo bacikaga ko abo bazabafatira mu mikino bakabicisha amasasu mu gihe baje guhatanisha amaguru gusa nabo ngo bagombaga kubihanirwa ari nayo ntandaro y'igitero cy'umujinya w'Imana twagarukagaho kuri uyu munsi. Iri ni iherezo ry'ikiganiro Umurage n'Amateka nge na Jado Dukuze muzakomeze kunogerwa n'ibiganiro Radio Disi bategurira. iyi si dutuyemo ifite amateka. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Live together in harmony and with equal opportunity. yuzuye amayobera udushya n'ibitangaza tumenye impamvu zo kubaho kwacu dusobanukirwa amateka duhereye ku mateka y'u Rwanda. ntucikwe n'ikiganiro Umurage n'Amateka Jado Dukuze kuri Radio Disi. Umurage n'Amateka. tariki ya mbere Gashyantare nk'uko bisanzwe buri mwaka u Rwanda rwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu. insanganyamatsiko iragira iti duharanire ubutwari twubaka ejo hazaza ikazaherekezwa n'ibikorwa bizaranga icyumweru cy'ubutwari kizatangira tariki ya 22 Mutarama kugeza ku ya 31 Mutarama 2016 birimo urugendo rwo kwizihiza ubutwari ruzakorwa n'abantu batandukanye rukazabera mu turere twose tw'igihugu tariki ya 22 Mutarama 2016. ibiganiro bimenyesha kandi byibutsa ibikorwa by'ikirenga byaranze ubutwari bw'intwari z'igihugu bizatangwa mu bigo bitandukanye mu mashuri makuru na za kaminuza mu bitangazamakuru ndetse no mu midugudu yose y'igihugu. hateganyijwe kandi igitaramo kuri Petit Stade Amahoro ku mugoroba wo ku ya 31 Mutarama 2016 tariki ya mbere Gashyantare ku munsi nyirizina w'intwari z'igihugu. abayobozi bakuru b'igihugu bakazashyira indabo ku gicumbi cy'intwari z'igihugu. batura Rwanda ni muze tuzirikane ubutwari bw'intwari z'u Rwanda twitabira ibikorwa byose biteganyijwe. ubu butumwa mubugejejweho n'urwego rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe Cheno. mu buzima bwawe hari umuntu wakunze kurusha abandi, interuro wasomye cyangwa amagambo wabwiwe ukumva arakunyuze. mu bihe by'ibirori wifuza kugira ubutumwa wereka buri wese, no mu byago ukagira ubutumwa bw'akababaro cyangwa se ifoto y'urwibutso wifuza ko bigaragarira buri wese. wivunika kuko ibi byose bifitiwe igisubizo kandi kirambye. ushobora kubyandika ku mipira cyangwa se ingofero, nubwo atari buri wese wabyandikaho bikakubera. umuhanga n'umwe rukumbi mu bugeni bwandikisha imashini kabuhariwe Smart Design. aha niho ibigo bikeneye kwandikisha ku midari, ibihembo ndetse n'ibikombe bitangwa ku batsinze. Smart Design ituma muba smart. erega bemerere bagukore n'amakarita y'abakozi, flyers, brochures, banderole nabyo biraza ari rurangiza. aha kandi nawe wonyine bazagukorera kashe igezweho idashobora kwiganwa. ubaye ugira ikibazo cy'umunaniro mu mutwe cyangwa stress, hanyure baguhe anti stress ball, twadupira mwumbi burayi.
umusiri mwiza, ubuzima buhebuje. ni 2:00. Papa ngwino dukine sakwe sakwe. Soma. Nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Inkoko bucutsi itagira amabere. Nyirabugenge n'ubugenge bwayo. Usiko nabyibagiwe.